hanyuma papa nabyumvishije ko muri kan Kigali ariho mwahise mujya kuba nta byiringiro by'ubuzima kandi ngira ngo muri icyo gihe muri kan Kigali habagamo n'abasirikare benshi yaba bamugaye haba n'abazima ngira ngo yari inkambe ibamo abasirikare birumvikana ngeze mu 3 segonderi ubwo nagiye mu gisirikare ninjemo muri 90 bigejeje mu 1992 nibwo nagize ikibazo cyo gukomereka nyine ndaraswa nibwo rero iki kibazo cyo guhuma cyaje wakomerekeye agana hehe nakomerekeye numva agatima kare hejuru rwose ukuntu nzashaka umugore nta shitingi ngira mu buhungiro nta gasafuriya akajeto nagiraga kari akanjye ngenyine nafataga agakombe k'utugori n'agakombe k'udushyimbo kandi ntabasha no kubiteka yego ubundi niberaga muri shitingi ngenyine ubwo noneho buracya noneho wa mugabo mugenzi wanjye arambwira ati rero ati wa mukobwa ati batubwiye ko tujya iwabo ati reka tujya iwabo noneho turagenda muri iby'Imana n'ibirebire noneho bitere kabiri mbona iramuhumuye mbona ararebye aho hantu ubwo ni ukuvuga ngo aho hantu ugeze aho noneho ubu amaze guhuma aho ngaho ugiye gukomeza ikiganiro mu kanya tugeze kwa nyirabyo tubwire ukuntu byagiye tugeze kwa nyirabyo muze umaze imyaka wari umaze wangijwe na mine urahagurutse ugiye muri Kongo urahumye ntiwumva ntureba ibintu byose no gukabakaba kugeza unashaka utabona noneho umunsi wo guhumuka kwawe ni uwuhe byari byifashe ute byagenze ute byabereye he ryari ubona bwa mbere n'iki wabonye twakiye n'amatsiko koko yego nukuvuga ngo n'amatsiko arumaranye imyaka ingahe nukuvuga ngo mpuma yego nahumye guhuma nyirizina nahumye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu yego muri 92 yego ubwo nahumye noneho guhumuka nahumutse ku itariki bene data bakundwa dufatikanije urugendo rujya mu ijuru reka tubashimire reka tubasuhuze aho muri impande enye z'isi tureba twebwe turi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda turi ahantu bita Ikabuga sibyora Ikabuga mu murenge wa Masaka niho tugiye gukorera kino kiganiro ngiye nitwa Bikemo murabizi ko tumenyeranye mu biganiro bitandukanye hano kuri Evangelize Le Monde TV tugiye kuvuga imirimo y'Imana imirimo itangaje Imana yakoreye aba bantu mubona iyi couple iri hano kuri kamera ni abantu b'amateka ni abantu babonye Imana n'amaso yabo bayikozaho imitwe y'intoki nibo tugiye kuganira muraza gutangarira Imana cyane ibyo yabakoreye ubuzima yabakuyemo ukuntu yabakuye mu mva ukuntu bazutse ukuntu yabahaye ubuzima bari babubuze ukuntu yabazuye bakongera bakaba bagomeye kumuka bazima mfite umugisha rero ukomeye muri iki kiganiro ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri zaburi nshya ntaganzwa Plaisir Imana igumugisha amen amen turashima Yesu suhuza turabasuje mu izina rya Yesu by'umwihariko abantu bakurikiye Evangelize Le Monde TV ifite icyicaro mu Bufaransa Imana iranyambukije mu Bufaransa ariko kandi dusuje n'abakunzi bazabunisha namwe Imana ibaho umugisha mwinshi ya murakoze cyane turi kuri zaburi nshya no kuri Evangelize Le Monde TV twashimye gusura aba bantu kugira ngo tuze tuganire nabo duherutse hano Ikabuga ngira ngo twari kumwe n'ubundi na Plaisir tubonana n'uriya musaza uriya mupapa mwiza wicaye hariya atubwira gato ku buhamya bwe ukuntu Imana yamufashije akaba areba akaba yumva bitaramubagaho akaba akora muvoma mu bice by'umubiri we byose bitarakundaga nyine afite ibintu bikomeye cyane twifuje kumuganiriza rero ngira ngo nicyo kituze yego rwose Plaisir byagenda gase biragenda amakuru ni meza cyane turashima Imana igumugisha reka twinjire mu kiganiro tubasabe batangire basuhuza abantu badukurikiye muze muri aho uranyumva neza ngira ngo ndumva n'indege hano ziteyemo ariko ntacyo bitwaye ya twabasuye rero kandi mwaduhaye ikaze twabyishimiye ukuntu mwaduhaye karibu
turabona muguwe neza muri Kristo Yesu. Yego tari turashima Imana. Abantu badukurikiye barifuza kumenya ari bande tugiye kuganira duhereye kuri wowe nyine birumvikana ufite microphone. Ngewe nitwa Karangwa Juvenal. Uyu ni umudamu wanjye nawe yabibwira. Muri aho? Yego. Nitwa Mukakabaze Chantal. Yes, uru rugo twasuye ni umuryango ufite abana birumvikana bangahe? Dufite abana, twabyaye abana 7 ariko ubu hariho 3 n'umwana umwe w'umukobwa turera. Nabwo no buhamya. Nabwo no buhamya. Mu bana 7 ubu ngo basigaye abana 3. 4 baratashye hasigayeho 3 n'uwo turera. Rya zina mama bakunda kuguhamagara nirihe ngo mama nde harya? Uyu bakunda kumwita mama Mbahafi. Mama Mbahafi akaba ari umwana nyine uherutse gutaha vuba, yatashye ari umwana w'umusore ufite imyaka 15. Ubwo rero nabyo ni ubuhamya, iryo zina ryanze kuva mu bantu baracyari mwitirira n'ubundi kandi umwana atariho. Mama Imbahafi. Imbahafi niko yitwaga. Umwana niko yitwaga. Yego. Muntirize mikoro mama Imbahafi. Mama Imbahafi. Karame. Ndifuza ko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu dushyira imbere y'Imana kugira ngo umwuka wera bari ubasha kutuyobora muri iki kiganiro tuze tuganira. Turagushimye mwami Imana. Turaguhimbaje kuko uri Imana izikurinda. Uri Imana ikora ibitangaza abantu bagatangara. Wowe ntabwo ujya utangara kuko ubwawe uri igitangaza. Turagushimye rero kubw'imirimo myinshi itangaza wagiye udukorera. Tukaba tugejeje aya magingo, tugejeje ku itarike, hari benshi batambutse ariko twebwe waduhagaze urakomeza uratwimana. Izina rye rihimbazwe cyane. Uyu mwanya rero duhuye n'abakozi bawe mwami Imana ishobora byose. Ngono ubane natwe twese baje badusanga, baje kudusura, baje kutubaza amakuru yacu uko tumerewe. Ubane nabo cyane, ubagire neza kandi ubambike imbaraga, twebwe twese tugubwe neza aka kanya. Urakoze mwami Imana, utangire natwe sozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Plaisir. Urumva ko bahamya bwatangiye bitoroshye. Umuryango w'abana 7 ariko batatu n'uwo barira. Ntabwo ibintu byoroshye ariko birashoboka nyine kuko turi ku isi. Papa Imbahafi. Ubwashize turi kumwe hano n'ubundi Kabuga kuri ADPR. Twaganiriyeho gakeya nk'iminota 2. Uri kumbwira icyo gihe nari kumwe na pastor ngira ngo urabyibuka. Atuye umusaza ubona ati ni imirimo y'Imana yigendera. Atuba umubona gutya ahagaze ku rusengero, kera yazaga bamurandase atabona, atareba yajya, atumva. None uyu munsi turi gukorana ikiganiro unyumva unandeba. Bivuga ngo hari imirimo itangaje Imana yakoze ku buzima bwawe. Iyo mirimo niyo tuza kugenda tureba muri iki kiganiro, ariko tutaragera aho ngaho ubundi turaza kubanza dutangire gato ubuzima bwawe tubuhere hasi. Ubundi uri muntu ki, se wavutse ute, wakuriye hehe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Murakoze. Yego. Ibyo kuri ubundi nkuko nababwiye amazina yanjye nitwa Karangwa Juvenal. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwanjye mbere yuko nza kugira ikibazo cyo guhura n'ubumuga bwo kutabona, ntabwo navutse ntabona, ahubwo navutse mbona. Ariko noneho bigeze muri 1990 mu mwaka w'1990 nza kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo rero nibwo naje guhura nyine n'amasasu, nza gukomereka, nza kuraswa. Ubwo amaso avamo n'ikiganza, urabona ko ikiganza kimeze. Ufite intoki 3. Kiriho intoki 3. Ikiganza cyawe cy'iburyo ni icy'ibumoso. Ikiganza cy'ibumoso plutôt. Kiriho intoki 3. Biragaragara rwose. Ubwo noneho n'amatwi bigendana ko byose. Ni ukuvuga ngo ubwo nahise nyine n'icyo kibazo cyo kutabona biza gutyo. Ubwo rero ariko mbere ubwo ntari namugara amaso. Ndashaka ko uza mbere gato mbere yuko ibyo biba wari muntu ki? Ubundi mbere ni ukuvuga ngo nari umuntu usanzwe, nari umuturage, navutse ku babyeyi abambera, mbaho mu buzima busanzwe,
nza gutangira ishuri. Uvuka he? Hari abantu bari kutureba n'iki kiganiro bahantu wavutse kuko ibyo ari kuvuga nibyo turamuzi. Nibyo ni ukuvuga ngo ubundi wacu bavuka ni mu karere ka Gasabo, umurenge ni wa Gikomero, ubwo byari umujyi wa Kigali, n'ubu kandi biracyari umujyi wa Kigali. Gikomero mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Ubwo rero naje gutangira ishuri, njya mu ishuri ngeze mu mwaka wa 3 segonderi, nibwo nagiye mu gisirikare. Yego, ugeze mu wa 3? Ngeze mu wa 3 segonderi, ubwo nagiye mu gisirikare, ninjemo muri 90, bigejeje mu 1992 nibwo nagize ikibazo cyo gukomereka, nyine ndaraswa. Yego. Nibwo rero iki kibazo cyo guhuma cyaje. Wakomerekeye agana hehe? Nakomerekeye mu cyitwaga byari Byumba kera, mu karere bitaga Bwisigi. Bwisigi ubwo hakurya aho hari ahitwa Kiyombe, muri Kiyombe, ariko dinezina nakomerekeye muri Bwisigi. Yego. Hanyuma icyo gihe mwarimo muva Uganda muri kwinjira mu gihugu? Icyo gihe nukuvuga ngo intambara yari igezemo hagati, ariko ngewe nari ndi muri kiriya gisirikare cya mbere, kiriya bita ko ari cyo kwa Habyarimana. Ubwo rero turwana n'abasirikare bari baraturutse Uganda nyine. Mwarwanaga n'inkotanyi. Yego. Noneho rero barakurashe. Ubwo mba ndakomeretse, ubwo iri jisho ry'iburyo ureba yo ntaririmo, ryo ryahise rishwanyukiraho, hasigaramo iringiri ry'ibumoso, ariko naryo rirangirika cyane ku buryo bambwiraga ko harimo imitsi ipfunditse. Ubwo rero nkomereka gutyo, ubwo njyanwa mu bitaro. Ubwo muri 94 ntabwo numvaga, sinari nzi mbese icyerekezo cyahondi. Ubwo wari uri mu bitaro? Nari maze iminsi mike mvuye mu bitaro, ariko mu matwi hagifunze, mu maso wapi, mbese nta byiringiro byo byari bipfutse mu matwi, ntabwo numvaga na kanzinya. Bari bagupfutse? Ntari hagipfutse, ntabwo byari byoroshye. Ikiganza nacyo biragaragara yuko nacyo n'ikiganza nacyo byagendaniye ko mbese byose byabereye umunsi umwe. Yego. None se ni isasu bisanzwe bakurashe rikagenda muri byose? Ni igisasu cyane amasasu atandukanye bakurashe? Kuntu byagenze ni mine yari iteze. Noneho ngewe ngiye gusa n'ukushana ngiye kuryama hasi, nari ifite imbunda muri iki kiganza. Noneho imbunda nyirambika hejuru ya mine iteze, imine ihita iturikana imbunda, noneho irantwika. Ubwo ruvuga yaturitse sa naho ngiye kuyiryama hejuru. Urumva ko ni Imana yandinze, yarakubise gashwanyagurika. Imbunda yaturitse irakwangiza. Ni ukuvuga ngo mine yaraturitse iturikana imbunda, noneho imbunda nanjye irantwika. Yego. Ubwo nyine amayekara yarashibutse gutya, ahita gushibukana amaso n'ikiganza. Yego. Birumvikana yuko icyo gihe wese ujya muri koma? Birumvikana. Ubwo ni ukuvuga ngo aho twari turi hari mu ishyamba, ubwo bazanye rekobuteri inzana Ibyumba mu kigo, ariko ubwo kuva Ibyumba mu kigo nza i Kanombe ntabwo numvaga. Ngo naye nahise nyine ngagara, ntabwo numvaga. Ibindi natangiye kumva maze gusa naho bamaze gukuramo ibipfuko, usanga mbese ari inkovu, ibindi ntabwo numvaga. Yego. Hanyuma icyo gihe wari warakijijwe cyangwa wari ukiri? Oya, icyo gihe nari ntarakizwa. Nari nkiri uwo bita umupagani, mbese nari nkinywera akayoga, ariko nta bindi bintu nasayishagamo. Oya. Kari agacupa kuko rwose ibindi mbese nta ibindi bintu nasayagamo. Kari agacupa, ninyweraga agacupa, kandi nabwo ntabwo byari ukurenge. Yego. Hanyuma se icyo gihe wari ufite umugore cyangwa wari utarashaka? Icyo gihe nari nkiri umusiribateri. Wari ukiri umusore? Nari nkiri umusore, nari mfite imyaka 22. Imyaka 22? Urumva ko nari ntangiye mbese kuba gasore. Wari ukiri muto. Kandi wari ugeze mu gihe cyo kurambagiza. None se buretse mpera mama w'abana mikrofone gato cyampa ko numva bya bintu bitoroshye. Burya ibyo bintu byabaye uri umusore. None se mama wamumenye ryari ubundi? Ukuntu namumenye
twamenye twamenyaniye mu buhungiro. Ubuhungiro twari ahantu bitaga Bukavu. Okay, merci. Ari hano twamenyaniye. Ubwo rero ansaba yuko namubera umufasha. Yego, none se ubwo ngeye twaba dutarutse kandi hagati aho harimo ibindi bintu. Papa wacu aryo bakunda kwitira izina. Papa mba hafi ariko ubundi nitwa Karangwa Juvenal. Yego, ariko bajya bakwita Bitangaza. Papa Bitangaza rwose ni ibitangaza by'Imana byigendera. None se papa mbaha ndashaka kukubaza nyuma niwe nshaka kukubaza icyo gihe ukimara kuva wisanze ufite ibikomere utabasha kureba utabasha kumva birumvikana yuko umurimo wawe wari utakiwukoze kuko nta musirikare utabona ubaho. Ubuzima bwaje kugenda gute? Urumva biracyari muri 92 Jenoside ntiraba kandi guhera mu 92 kuzamuka ukajya mu 94 hari akiriho icyo bita urugamba cyangwa se ntago byari byoroshye mu murimo mwakoraga. Wabayeho mu buzima bumeze gute mbere y'iko Jenoside iba? Murakoze. Icyo gihe nkimara gukomereka nsa nawe nkiva mu bitaro nagize kwiheba cyane, numvise nta bundi buzima mfite ku buryo numvaga nta byiringiro byo kubaho kubera ko ntari nagakizwa wenda ngo narasengaga oya. Numvaga nta byiringiro byo kubaho. Wahamaze igihe kingana ute mu bitaro? Mu bitaro ho baradufashaga, baratugaburiraga, mbese leta yari ikitwitaho. Wahamaze igihe kingana ute? Mu bitaro namazemwo amezi 6. Namazemwo amezi 6. Ubwo noneho mvuye mu bitaro nari ndwariye CHK. Noneho CHK batuvanye mu bitaro njya ka Kigali, aho bitaga ka Kigali. Niho nabaga rero mu bitaro. Ubwo 94 byageze Jenoside nyirizina yabaye ndi muri ka Kigali. Ariko muri uko kuba muri ka Kigali nta byiringiro by'ubuzima nari ifite kuko numvaga narihebye, numvaga ari nge muntu mubi ubayeho ku isi, umuntu utabona nta kiganza. Narabikururaga kumva ari nge muntu mubi, ntabwo nari nakamenya ko hariho bagenzi banjye bandi babaye gutyo. Numvaga ari nge bibayeho, nta byiringiro nari mfite by'ubuzima. Numvaga byanze bikunze. Noneho nkanatekereza n'abantu twabanaga b'abasore bagenzi banjye, nkatekereza inkumi tumaze kumenyana. Ubwo nkumva ntabwo nzongera kubareba. Hanyuma papa nabyumvishije ko muri ka Kigali ariho mwahise mujya kuba nta byiringiro by'ubuzima, kandi ngira ngo muri icyo gihe muri ka Kigali habagamo n'abasirikare benshi, yaba bamugaye yaba n'abazima. Ngira ngo yari inkambi ibamo abasirikare birumvikana. Muri Jenoside n'ubundi niho mwakomeje kuba cyangwa mwaje gufata urugendo wenda mujya ahandi hantu cyane ko bitari binaboroheye? Muri Jenoside itangira ubwo abayobozi bari batuyoboye aho muri ka Kigali bashatse kwanga ko baduhungisha, ariko mu by'ukuri twari dufite bagenzi bacu nanone b'abasirikare bo baraturebera batubwira bati byanze bikunze nta kintu mwebwe mumara hano, kuko ubu intambara bari bageze ku irebero barasa muri ka Kigali. Bati hari imodoka zigiye gutwara aba ofisiye mwiyaranje muzigeremo namwe muzibajyane. Ubwo bari bagiye kubajyana i Butare. Yego. Ubwo muri ubwo buryo nibwo twakoze nyine igisirikare, tugenda nk'abasirikare nyine turagenda tubona tugeze kuri izo bisi twinjiramo ku ngufu, bo ntabwo bashaka ko tugenda. Yego. Urumva ko byanze bikunze twari gupfira aho ngaho muri ka Kigali. Noneho tugeze muri bisi, ubwo imodoka batujyana i Butare. Ubwo nyirizina Jenoside yabaye tukiri muri ka Kigali, ariko tuza kuvamo tujyanwa i Butare. Tugeze i Butare hashize nk'icyumweru badukuramo tujya muri Kongo. Ariko kugera muri Kongo nabwo byabaye intambara. Nese hari irindi tsinda mwari kumwe n'ubundi ry'abantu bari bafite ubumuga nk'ubwawe? Twari turi abantu benshi bafite ubumuga. Twari abantu 17 bafite ubumuga bwo kutabona. Twese twaramugariye ku rugamba, ariko umuntu yagiye amugara mu cyiciro cye. Mbese ntabwo twese twabaga mu mabatayo amwe, umuntu twari turi mu mabatayo atandukanye. Ubwo mwisanze muri Kongo ryari? Twisanze muri Kongo 94
ntabwo ni uku kwezi neza Yego. ariko ni mu mezi yo hejuru nta kibazo nibwo twisanzeyo ariko nabwo bari badutaye icyangugu aho bita igihundwe muri groupe scolaire yaho niho bari badutaye kubw'Imana tuza kubona imodoka mu masaa 7 z'ijoro iratwamutse itujyana i Bukavu aho bita Ipanzi. Mu yandi magambo mwagurutse mwese abamugaye mwagurukiye rimwe babahungisha uko inkotanyi zagendaga zifata igihugu niko namwe mwarushagaho kugenda muhunga. Subiramo ntago numvise neza. Nani vuga ngo mu yandi magambo uko inkotanyi zagendaga zifata igihugu niko namwe bagendaga babahungisha hamwe n'izindi ngabo nyine zahoze zikorera ari za Exfar. Niko baduhungishaga ariko noneho twageze icyangugu tugeze icyangugu bo bariyambukira baragenda twe dusigara icyangugu bo barambutse mwe babasiga icyangugu twe dusigara icyangugu babandi nyine 17 nakubwiye batabona yego noneho ntiwanumvaga batwaraga bashaka no kuvuga ngo umuntu byari ukwirwanaho byageze aho biba kwirwanaho yego noneho tugeze icyangugu bamaze leta yari yafashe igihugu icyo gihe bamaze kurahira uwo munsi nibwo barahiye bamaze kurahira noneho abasirikare twari kumwe bakuru bati ntihagire umuntu wese witwa umusirikare urara ku butaka bw'u Rwanda ariko urumva ko twari turimo turi abantu batabona abandi bari mu tugare abandi bari ku mbago ndetse twari turimo dutandukanye yego ngo noneho abo mu tugare kuko hasaga n'ahamanuka bo bafashe utugare baragenda bajya ku tugare baragenda abimbago nabo baragenda kuko bararebaga twebwe rero tutabona ntago twageze amahirwe yo kubona abantu bahita badufasha ngo tugende twasigaye aho ndi gutekereza ko wowe noneho utanumvaga n'ibyo bari kuvuga cyari ikibazo ndetse nanumvaga njye kumva kwanje umuntu yafataga akaboko nkamenya ko umuntu afashe yaba umwanzi yaba atari umwanzi ntabyo namenya yewe data we mu matwi hari hagifunze rero uza kwisanga muri Kongo na bagenzi bawe yakosenda kubaza gute utarumva gutaranabonaga none se byibura harakantu gake wumvaga cyangwa hari ibyo wabwiwe no kuvuga ngo uko iminsi yagendaga ishira hagendaga hazamo akantu kijwi ariko nkumva ijwi riri kure ijwi naryumviraga kure ariko yaba ari nk'umuntu uvuga cyane nkamwumva ubwo rero nuko nguko twisanze muri Kongo ariko nambuka nta muntu wo mu muryango twambukanye mbese ubwo ni nkaho nambutse njyenyine mu muryango kuko ibyo muryango byose nari nabizi niba bari bariho niba batari bariho ntabyo nari nzi ubwo rero twisanga muri Kongo ariko nanone muri Kongo nangiriramo ubuzima bubi kuko abandi bo babashije kwambukana ibyo bari bahunganye kandi iyo twageze muri Kongo ibyo bantu bahunganye nibyo byabashije kubafasha mu buzima busanzwe njye rero nta kintu kimwe nambukanye byose byasigaye icyangugu kuko ngo nageze Bukavu vide nta kiretse utwenda nari nambaye twonyine ntabwo byari byoroshye reka dusangire ijambo twese na madamu tubaza madamu aho ngaho niyo waje gukirizwa i Kongo cyangwa wakijwe ugeze mu Rwanda muri Kongo niho wakirijwe ngewe ntabwo narakirijwe muri Kongo ariko gukizwa muri Kongo ntabwo byahise biza bitewe n'ubuzima twari dufitemo natangiye kwiga inyigisho z'umubatizo kuko inkambi twari turimo baraturasaga buri munsi noneho igihe cyo kubatizwa cyagera uwo munsi bakaturasa wagira ngo barabizi ubwo umubatizo bikaba birarangiye kuko twigaga nyine mu rwego rw'impunzi nibwo abapasiteri baratwigishaga ariko twajya kubatizwa igihe cyo kubatizwa cyajya kugera bakaturasa tugakwira imishwaro ni ukuvuga rero ngo niho natangiriye gukirizwa ariko gukizwa neza nyirizina neza byageze tugeze mu gihugu kajyamo neza mu gakiza bivuze ko wamenyanye na madamu wawe utarakizwa ni ukuvuga ngo twabanye njye ntarakizwa wari utarakizwa reka noneho twihute madamu wawe atubwira ukuntu mwamenyanye muri Kongo uko byagenze ukuntu yagukunze yes ni ukuvuga ngo ukuntu namukunze ubwo nanjye nta muryango nari mfiteyo
ni ukuvuga ngo nanjye nari mfite abantu twambukanye twabanaga ariko nkabona ubuzima si bwiza noneho ubwo nza gutambuka njya kuvoma musanga ari kumwe na bagenzi be ku muhanda bakansifura nyine nari umuntu wigirira make mbese sinkebuke nk'abihorera ubwo mbese haza umwe aza nkurikiye atangira kunganiriza nyine ati hariya hari umuntu ugushaka ubwo nyine ntabwo nigeze ndeba inyuma ngo nsubireyo yego ubwo nyine bakajya bacunga uko ngiye kuvoma mbese aho niho twagiye tumenyanira noneho nza kumurangira mu rugo nti rero ntabwo mu nzira ntabwo ari byiza ahubwo uzansange mu rugo noneho aza kohereza mugenzi we rero araza aranganiriza mu rugo ndamubwira mfite abo tubana bantegeka ni none ubwo keretse kuza nyine ukaba ari bubaze nuko ubwo ariko ngashaka kubyanga kuko nabonaga n'ubundi abarimo gushaka bamerewe nabi nta mahoro nta mutekano warashakaga ntumareho kabiri nkumva rero ntibindimo nkaba nari umuntu uri aho ngaho mbese nigunze nkumva sinzi ubuzima uko bumeze nuko noneho rero ambajije yuko ashaka ko tubana numva simbishyikira noneho nabona yarabaye umusirikare umva ni ibintu birebire nuko ubwo ariko igihe kiza kugera nza kwemera byibura se icyo gihe yarumvaga yarasigaye yumva mwabasha no kuganira nyine bagezeho bakomeza kubitaho barabavura agenda yumva gakeya nuko atanabona yumva gake gusa yarebagamo gakeya cyane kubera kuhamenyera akajya yijyana nyine ukagira ngo arareba mbese nanjye kugira ngo mwemerere nari nzi ko areba kandi ntiyarebaga yewe data we none se kureba umuntu ntiyumva neza ntabona n'ijisho ryavuyemo yewe nabonaga akanuye yambaye amarinete mbese nabonaga ari umusore uri aho ngaho yego uramwemerera aza kundeba ari nimugoroba nyine baraduherekeza tugenda ubwo ngubwo none se wamwemeye wenda utubwiye yuko icyo gihe ntawashakaga urugo ngo arugumemo hari ibibazo n'ubundi hari kiri intambara abantu babarasaho nta byiringiro by'ubuzima wari ufite icyo gihe niwe wari ukusabye ko mubana wenyine cyangwa hari n'abandi babigusabaga ukanga hari n'abandi babinsabaga ariko numvaga rwose numvaga bitandimo kuko iyo warebaga imibereho yaho wabonaga numvaga bitavamo ubwo rero kubera umugambi w'Imana ngewe ubundi nari imaze iminsi numva ntekereza ku bintu byo kwigira mu rusengero nshaka kwikiriza ubwo twari twegereye urusengero ubwo ndwana n'ibyo bintu noneho rero nza gutekereza ariko hari uwakwemera nkamusanga twazishyira hamwe tukajya mu rusengero noneho tugasenga ariko turi hamwe yego ikibazo ubwo ngiye mise ngira ko wari wararambajwe n'abantu benshi banza mu bakurambajije harimo n'abadafite ikibazo cyo kubona no kumva kuki ari wowe wahisemo mu bakurambagije bose icyo gihe iki cyagukuruye navuga yuko ari gahunda y'Imana kuko ngewe numvaga nta muntu waza kumbwira yuko twabana ngo mwemerere kubera ubuzima nabonaga buhari mbese ubwo narabyukaga mu gitondo nkagenda nkumva abantu barimo gusenga ngewe nkumva mfite inyota yo kwigira mu rusengero yego nkumva nta kindi kintu wambwira ngewe ikibazo mfite nyine ni ukwibaza impamvu ari we wemeye turetse wenda gahunda y'Imana abandi abakurambije bari benshi ariko icyatumye umwemera cy'umwihariko ni iki naramurebye mbona aritonda mbona ni umuntu witonda wicishiriza make nza kumwemerera rero utagira menshi ariko ibintu byiza yes ahubwo namuzehe twakimubaza icyo kibazo ko hari abakobwa icyo gihe wenda batandukanye benshi ni wowe kuki ari we wavuze ati uriya vrema utanabona neza yego murakoze nk'uko bibabwiye ubundi nanjye gushaka numvaga rwose nta n'umuntu njye wanyemera
ngaho ni ikibazo kandi koko niko bimeze ariko nk'uko ababwiye kwitonda kwanjye niho kwatumye nyine ingabana nyine Imana iramumpa, Imana iguhashire, Imana ifatiraho nyine iramumpa. Ni ukuvuga rero ngo numvaga nta muntu wanyemera kuko ukuntu nari imeze, numvaga nanjye ubwanjye ntabwo nari ntariyakira. Ariko noneho bitewe n'ubuzima twari turimo, noneho ahantu twari turi baturasaga buri munsi, yego, noneho ubwo ako kantu ngiye kubabwira ni ukuntu mbese naje kumubona cyangwa se ukuntu twaje kumenyana. Mu by'ukuri ntabwo twari dusanzwe tuziranye, yego, kuko sinarebaga nanareba ntarakomereka, ntaho twigeze duhurira. c'est ça. Iwabo ni mu majyepfo, njye iwacu ni inaha i Kigali. Ni ukuvuga rero njyewe ubwo baraturasaga buri munsi, ariko hari umuhungu mugenzi wanjye nibuka twari duturanye, we yari umumare, yari afite umudamu. None harambwira ati se njyewe kureba ubuzima dufite ko baturasa buri munsi, ubu baramutsije inkambi bayishenye wava muti. Igitekerezo rero naho cyavuye, yego. noneho ndavuga nti none se navamo nyine njye mwagenda njye nkipfira cyangwa se wenda Imana yabishaka ikankuramo, ariko nta bundi buryo navamo. Ati none se wakwishakiye umudamu wenda bikomeye ko yakurandata akakuvanamo. Ambwiye ibyo mudamu numva muri njye nta n'umuntu wanyemera, nahise amubwiye nti rero wowe uranshinyagurira, ntiwari inshuti yanjye ariko ubaye umushinyaguzi wawe. Igitekerezo ntigishoboka. Urabona ukomeza urabona umukobwa wanyemera ari uwuhe, uretse n'umukobwa n'uw'ababyeyi kangahe ntiyanyemera. Njye niko nabyumvaga. Ati rero ati we byishyiremo, kandi ntabwo yari akijijwe uwo mugabo. Ati we byishyiremo ko uramutse ubonye umuntu wakwemera kugufasha nta kibazo wamuteza. Ati ndabizi ko abantu bafite ubumuga turiyenda, tugira intambara, tugira amahane, atari ko nyemera niba wumva umubonye nta kibazo wamuteza. Ndavuga nti rero njyewe kubera ko n'ubundi kumubona nta ruhare njye naba nabigizemo, n'ubundi sindeba, yewe no mubonzi nta n'umwe twahunganye. Ubwo rero ndamutse mubonye ni Imana yabimumpaye, njye nta kibazo namutera. Ariko uwo mugabo kubera ko yararebaga yajyaga amubona, nk'uko yababwiye nyine hari umuryango yahunganye nawo, noneho bagezeyo yarakureberaga mbese. Ndabona ameze neza nta kibazo. Uwo muhungu yarandeberaga, yego, waramutumaga ati muri make ni nk'aho ari nawe wandambagiriye. Yes, birumvikana cyane. Noneho uyu nguyu yari yarahunganye n'umuryango bari w'abaturanyi, mbese bari baturanye. Bageze rero bashinga resitora, bamushyira muri resitora akajya bakorera, mbese muri make baramukandamiza no gusenga ntiyongera kujya gusenga. Yego. Ariko uwo mugabo akajya amubona bajya kuvoma nk'uko yababwiye. Noneho umugabo arambwira ati njye hari ahantu nzi umukobwa, ati umukobwa aritonda ntapfa kuvuga, atari ko wabishatse ati ushobora kumubwira icyifuzo cyawe kandi byakunda. Urumva njye sinari muzi, nta n'ijwi rye nari nzi. Ubwo umugabo arambwira ati rero ati reka tuze kujya hariya haruguru, hari ahantu banyura, ubwo haruguru y'akaburende nari ntuyemo. Kaburende ni turiya dushitingi ukuntu twatugondagondaga, twitaga burende. Noneho ubwo hari agahanda banyuragamo bajya kuvoma. Uwo mugabo arambwira ati reka tugende tujyeyo, ndakwereka iwabo, noneho ndakwereka aho akorera, noneho muvugane. Yego. Ubwo turatambika gatoya, tugeze hirya arambwira ati dore wa mukobwa ari kumwe n'undi mukobwa mugenzi we, barimo baraza badusanga bagiye kuvoma. Urumva ukuntu byaje. Yego. Ubwo noneho kumugezi reka twihagararire hano. Turahagarara, ubwo kirere yashanye sinamurebaga ishwi. Baraza batugeraho, no mu kutugeraho njye sinabimenye ko batugezeho. Yego. Ahubwo numvise uwo mugabo abasuhuza, arabasuhuza, noneho bo barakomeza baratambika, uwo mugabo arabomeka, barakomeza baragendana, njyewe nisigarira hahandi ntazi ko bajyanye. Ubwo noneho bageze hirya aho amazi bajyaga kuvoma, aho robine yari iri, basanga robine yakamye nta mazi arimo, baragaruka. Noneho mu kugaruka bagarukana none na wa mugabo. Noneho bangeze iruhande, ubwo urumva ibyo byose wa mugabo we yagiye amubwira. Yego. Ubwo we yagiye amubwira, wenda ati hari umusore n'inshuti yanjye bimeze gutya na gutya, mbese urumva ko mu by'ukuri we yarandambagiriye. Yego, birumvikana. Gutereta bimwe byo gutereta by'abasore nta byigeze bibaho. Yego. Ntabyo byabaye rimwe kuri rimwe. Yego. Ubwo noneho bangeze iruhande, numva wa mugabo arababwira ati rero ati dore wa musore nababwiraga n'ubu.
ubwo ngubwo ariko ikiganza cyanjye iyo nabaga mpagaze ntiwamenyaga ko mfite ikibazo cy'ikiganza nikoreraga mu mifuka gutya ukabona mbese ndi umusore w'umujene uri aho ntube warabuka ugahisha hari ikibazo. ubwo noneho ubwo umukobwa ngiye kumva umugabo aramubwira ati dore wa musore nakubwiraga n'uyu nguyu. ubwo umukobwa aransuhuza nta zina ryanjye nigeze mubwira nawe ntaryo yigeze ambwira. noneho ikintu numvise avuga yaravuze ati rero ati njyewe aho mba nibo bantegeka ati muzaze mu rugo. ubwo twararyamye ariko ndyama numva agatima kari hejuru ntekereza ukuntu nzashaka umugore nta shitingi ngira mu buhungiro nta gasafuriya akajeto nagiraga kari akanjye ngenyine nafataga agakombe k'utugori n'agakombe k'udushyimbo kandi ntabasha no kubiteka. Yego ubundi niberaga muri shitingi ngenyine. ubwo noneho buracya noneho wa mugabo mugenzi wanjye arambwira ati rero ati wa mukobwa ati yatubwiye ko tujya iwabo ati reka tujya iwabo. noneho turagenda muri iby'Imana ni birebire kandi umugambi w'Imana ntago wawumenya. noneho ubwo tugeze hafi yaho we aratubona muri ya resitora yakoraga aratubona avamo aragenda ajya mu rugo hasigaramo sebuje. noneho tuhageze kuntu Imana ipanga tuhageze noneho turicara turaganira. ubwo wa mugabo aravuga njye ntacyo navugaga no kuvuga rwose byaje nyuma ubundi ntabwo kuvuga byari byarananiye ntabwo nari nzi kuvuga bitewe n'igihe nari imaze ntavuga. ubwo noneho umugabo aramvugira noneho sebuje ahuye aramubaza ati se umukobwa mwaravuganye ati twaravuganye ati byararangiye ati yaremeye ati igisigaye ni mwebwe ese kandi byahishwe nta cyifuzo cyane nigeze mubwira ntaki nawe ubwe mbese nta kintu tugeze tubiganiraho. ubwo umugabo ati noneho rero niba yaremeye ati ngewe umurera ntabwo nari njyewe wabyanga ati ariko burije mutahe muzagaruke ejo noneho umuntu wanyu nzaguhe mu mujyane. nuko narambagije urumva mu by'ukuri narambagije ntazi izina rye n'abatazi izina ryanjye amazina yacu twamenyanye tugeze iwanjye muri shitingi. oya ubetse mu mpere mikoro gato ntabwo byoroshye kabisa. none se baza mu rugo wowe kukureba nyine ku babyeyi bavuga ati tubaraziranye ibintu barabirangije wowe wiyumva gutaho wicaye watekerezaga iki? ubwo nyine umudamu twabanaga mu rugo yarambwiye ati rero ati twabirangije zinga imyenda ugende ati n'inzoga twazinyweye. ubwo nimugoroba baraje nyine bahita bagura inzoga bazanamo pirimusi n'inzagwa nuko baranywa njyewe rero sinanarebagaho. Yego ubwo nyine bamaze kunywa bati ngaho hambira tugende bamperekeza tugenda nguko uko mwagiye. mbo gato rero birumvikana ko mwabanye mudakijijwe mutarakira agakiza neza ngo mumeneke mubabarokore. ubwo buzima ubwo wenda tutaruke ntacyo bitwa mwabumazemo igihe kingana iki mwibandira gutyo? icyo gihe twabimazemo igihe gitoya. ni ukuvuga ngo we nubwo atari yakijijwe neza ariko we yari yarigeze gukizwa. we yari si mu bametodisite yari yarabanje kujya mu bametodisite. urumva ko we ijambo ry'Imana ryari ririmo gakeya gusa yaje kugushwa no guhunga bitewe n'aho ngaho yabaga. Yego ariko noneho tumaze gushyikirana tumaze kubana ubwo byaduhaye imbaraga we mbese byamuhaye imbaraga cyane. noneho akajya ajya mu rusengero noneho mu kujya mu rusengero kwe niho nanjye nabukuye imbaraga akajya njyana. nta wundi muntu wambwirije nta muvugabutumwa ntaki niwe wambwirije akajya njyana muri mwibature tukagenda tugasenga. ubwo ntangira kujya nyine mu nyigisho z'umubatizo naho ngaho byaturutse. twabimazemo igihe gitoya cyane ntabwo twabitinzemo twabimazemo igihe gitoya. noneho igihe kiza kugera koko nk'uko nabibabwiye ya nkambi twabagamo barayirashe. bayirashe rero niho wa mugambi w'Imana wasohoreye. noneho niwe wamuvanye muri ya nkambi. ni ukuvuga ngo ubwo nyine inkambi barayishenye abantu barazinga turagenda dukwira imishwaro mu mashyamba. ubwo niwe wankururagaho mu mashyamba.
uzi ko imana yari imuzanye nyine ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ni umugambi w'Imana. Imana yo wa mugari yari ifite icyo yashakagaho, kuko iyo nza kuhera aho ngaho nkapfiraho ubu iyi saha ntabwo naba ndimo kuyivuga, ariko buriya yari ifite umugambi wo kugira ngo twese turokoke twembi. Ni Simoni yari izanye ngo gutwaza umusaraba. Urumva rero kugira ngo tuzarokoke twembi, we ubwe nta gakiza ari kubona, wenda nanjye ntako nari kubona, nari gupfira muri iyo nkambi, kuko ndabihamya ko haguyemo bagenzi banjye benshi bafite ubumuga bwo kutabona, abo mu tugare benshi bahezeyo. Ariko Imana imunyuramo iramumpa muri icyo gihe, nta bushobozi nari ifite, ariko Imana iza gukoresha abantu bagenda badufasha, ubuzima burakomeza. Nuko ubwo rero tuza kugera mu mashyamba, ariko kubera ko nari ifite kwizera guke, urumva ko nari ntarashyika mbese. Yego, nari ifite kwizera guke. Noneho twagenda, kuko nta muntu iyo wananirwaga nta kuvuga ngo uraryama mu nzu, aho wananirwaga ugeze naho waryamaga. Ariko nyuma nari ifite gushidikanya guke, mvuga nti nitugera mu nzira akabona abantu b'abasore b'iwabo cyangwa se n'abandi bose b'abasore bafite ubuzima baramutwara. Niko natekerezaga. Yego, ariko nkagenda nkabona saa 12 zirageze, nkabona turambaraye aho ngaho turi kumwe, mu gitondo tugakambyuta tugakomeza urugendo. Kuntu rero twagendaga, kubera ko twabaga ari igisheni cy'abantu benshi, yafataga igitenge akazirika ku mukandara w'ipantaro, kugira ngo hagati yanjye nawe hataza kugira undi muntu ucamo. Iyo hagiraga umuntu ucamo, ubwo mwaratandukanaga, ntabwo mwongeraga kubonana. Ni ukuri. Kakwihambira igitenge akajya imbere nkajya inyuma, agakurura tukagenda nkukurura ihene. Ngwiki mu mbere mikrofone gato. Mana yanjye, wenda tutaraza mu Rwanda mutaha mama, birumvikana ahantu wabaye intwari, warwanye intambara y'urukundo. Ese ni ibiki byagufashije kuba mw'ubwo buzima bwo mu mashyamba, ukajya umwizirikaho ntumurekure? Se nta bajyanama bakugiraga inama ati wenda mutumureke, mbega duhe gatoya kugira abubatsi ngo nabo bumve ko urukundo rukibaho kandi rushoboka? Nyine nagiye hari bazima nyine barebaga bafite ubuzima, bafite n'imbaraga zo kujya gufuya n'ibyo kurya. Yes. Ariko naremeye ndizirika, ndavuga se Mana, numvaga mfite impuhwe nyinshi cyane. Nukuri. Urumva, kandi ubwo nari mpetse umwana w'umukurira, nabaga mfite inzara. Noneho nta kindi kintu narebyeho, sinavuze ati uyu nguyu ntashoboye kujya kumfugira ibyo nirira, inzara yanyishe bimeze nabi, reka da. Umwana wanjye namwiziritseho ndamuheka, turagenda nawe ndamujyana, turagenda turanambana gusa. Nuko umva, hari naho twageze numva ashatse gutsimbura ngo mutaho ngaho n'umwana nigendere. Yego, ngeze hirya numva biranze mbandaga. Mwari mwaranabyaye? Twari dufite umwana. Yego. Nuko ubwo ndembera ndanamba nyine mwizirikaho, turanambana turagomeza turaza. Nyina nuko kuvuga ngo uko twazaga hari abagendaga bateka bacuruza amaresitora. Ukagurisha umwenda kugira ngo ubone icyo kurya. Nuko igihe kiragera, bwe kandi ni yari amateke twaryaga, igihe kiragera amateke arananira. Hari aho twageze turarwara turaremba, nawe araremba, ndavuga nti noneho ndamutaye, noneho ndamusika. Nuko ubwo yararwaye, mbonye arembye, ariko ubwo nanjye ubwo nari maze gukira. Noneho ubwo nza gufatwa n'indwara, ariko urebye byaterwaga n'imibereho mibi. Ndwara diyare yayindi, umva ari ukunywa amazi mabi. Nuko ubwo umukozi w'Imana ducaho aradusengera, ubwo turoroherwa. Tworohewe, mfata wa mwana ndamuheka, ndeba n'utuntu ushoboye, ubundi ndongera mwizirikaho nyine turagenda. Yego. Ubwo nkajya imbere nyine nawe akaza nkurikiye. Nuko dufata umusozi turazamuka, imvura iragwa iratunyagira, ariko umva turihangana nyine turagumya turagenda. Hari agasozi twagezeho rero turicara turaruka, tuhamara nk'icyumweru. Nuko tumaze gutora agategero ndongera mpeka umwana, turongera turagenda. Turagenda turaruha. Yesu we. Ubwo iyo twaruhaga nyine twarakambikaga, tukaryama ngo tukabanza tugafata agatege. Nuko ubwo nyine mpaka mugejeje mu Rwanda. Ariko ubwo twageze
mu bitaro bya Ruhengeri umwana dupfira aho arapfa namunambanye naranze kumuta apfa tugeze mu Rwanda nuko amaze gupfa nyine ndamufata turizira tugeze iwabo barishima bati tuzakugorora tuzaguhinga ariko byabaye ku magambo nyine hashize iminsi nyine umuntu nyine uramuzi uko ateye nyine bahita baduharurukwa nyine batangira kunkuba ngo niko uriya aho mwari mugeze mu Rwanda twari tugeze iwabo twageze mu Rwanda iwabo mwaje mu Rwanda muhe mwaka 96 ni 96 nibyo 98 niko muzehe ari kuvuga 98 buriya arabyibuka neza muraje mwinjiye mu gihugu twinjira mu gihugu nyine turaza dusanga ababyeyi be barahari no kwa sekuru aho bari baramurize wewe nta babyeyi bari bahari birumvikana nanjye bari bahari okay nanjye bari bahari ariko ubwo hashize iminsi njya kureba yuko bagihari ngiye nsanga barahari ubwo bari bizeye ko kibaho ariko ubwo mu kugenda navuze sema ubundi nakwigira iwacu umuntu w'abandi mugejeje iwabo mushyikirije umuryango wabo wajya yataha nakwigumiye iwacu ndagenda namazeyo amezi natinzeyo pe natinzeyo nsanga yarihebye ati yarantaye yarigendeye ariko numva umutima uranze nyine ndagaruka ndaza ubwo se wamaze igihe kingana iki nagiye ntwite inda y'amezi 6 ngaruka nujuje 9 naraje mitambyara mitambyara mu mwana w'umukobwa ubu niwe mwana dufite ni mukuru yarashatse afite abana 2 kugeza ubu rero muri kumwe nk'umugore n'umugabo ikomeje kuturinda ariko tumaze kugera iwabo yego ngo nyine twahise dutangira kujya gusenga mwahise mutangira kujya gusengera hehe ubwo mwari mutuye hehe hano mu Rwanda twari dutuye Igikomero nyine yego Igikomero byitwaga iki byari komine ya Gikomero umurenge wa Gikomero ni akarere kari aka Gasabo n'ubundi ariko icyo gihe byari bikiri komine byari akarere nyuma ubwo mwahise muyandikisha muri itorero rya Gikristo ubwo nyine twahise tujya muri ADPR turasenga ubwo turasenga hashize iminsi turasezerana nibyo mugiye gutubwira noneho ukuntu itorero ryabakiriye igihe mwakirijwe noneho urumva mwari mwarabanye mwishingiye sibyo mwari mwarabanye mwishingiye niko bavuga turaza nyine turihana dusabana imbabazi aho yagiye andakaza aho namurakaje aho byaha n'ibicumuro byose ntago byabura nuko dusaba Imana imbabazi rero itorero riratwakira murongera mwinjira mu rundi rukundo rushya noneho rwo muri Kristo arize arabatijwe ubwo nanjye ndongera ndiga kuko nta cyemezo cyerekana yuko nabatijwe nanjye ndabatizwa nyine ubwo tubaye abakristo noneho ubwo turanasezerana barabasezeranye twambikana impeta ngaho mbuze nuko nyine ubwo ndarahira yuko ntazamuhemukira nawe atazampemukira tuzatandukanywa n'urupfu nyine nuko kugeza rero aya magingo turaha Imana iraturinze irakomeza idukorera ibitangaza ariko ubwo hari igihe Satani yarashatse kumunyaga ngo apfe igihe kitageze ubwo rero hari umurimo yakoraga wo gutera inkunga sinzi ukuntu nawe ugusobanurira noneho gutera inkunga nyine wari umurimo w'Imana bakoraga imirimo nyine imirimo yagendaga izamura itorero nyine nuko uwo murimo akawukunda Imana ikawumukundira noneho igihe kiza kugera avuyeyo imvura igwa ari nyinshi
urumva yaragendaga mu bitangaza by'Imana atareba ku buryo ari guhura n'inzoka ntabe yanayibona akayikandagira kuko mana imirimo y'Imana ni myinshi cyane. Ubwo noneho nkubwiye yuko yanahingaga, twahingaga imyaka tukeza imifuka bunyobwa tukegeka hari y'ibishyimba amasaka tugahinga. Yego. Ubwo nubwo yahingaga siba ariko aho yabaga yahinze hareraga basi ibirayi biki byose yari umunyamugisha. Turagenda tubabakire tugakoresha abakozi. Urumva noneho rero igihe kiza kugera Satani arafuha ashaka kumfakaza. Agera ahantu hamwe umunsi umwe imvura yaguye arenga amazu aca ku mazu aragenda ajya mu rusengero rw'abameto rwari ruri ku muhanda aho, ariko ubwo hari harimo abakristo barimo basenga babona imvura irakubye bavamo biruka bajya kugama. Noneho waje arujyamo arugiyemo imvura iragwa nyinshi cyane imivu iratemba. Noneho rwa rusengero rugira gutya aragenda aregama nka hariya yinjiyemo imbere ndani aregama. Amaze kwegama urusengero agiye kumva yumva igikuta kirimo kiramusunika gutya kiramusunika aravuga ati urusengero rugiye kugwa. Agira gutya n'agakoni nyine gutya nkutabona. Ageze kuri urwo rugi cya gikuta kiraza gihita kigwa kimugwa hejuru kiramworosa. Noneho gisigaza mwene kano gace umutwe n'akaboko kamwe. Imvura iragwa aho ihitiye mu kagoroba nka saa 12. Iyi mvura yaguye urumva haba ari ubureba habuditse ari mu gicuku. Noneho ubwo aho ngaho urusengero rwamugwiriye umukecuru umwana we nyine ngo yari yagiye kuragira ihene ategereza ko umwana azizana araheba, kandi uwo mwana yari yugamye muri urwo rusengero. Umwana abonye imvura iguye azikuramo aragenda. Noneho abonye uyinjiyemo ntiyanamubwira ati urusengero ruri bugwe, aramwihorera mbese yabonaga harareba nawe. Ese nuko ubwo urusengero nyine rugwira uyu nguyu. Noneho hasigara aka gace k'umutwe. Noneho umubyeyi wa mwana asohotse agiye ku gasozi agiye ko nabona umuntu arimo aragira atya. Aragira atya nta kuvuga nta kugira gutaragira gutya gusa. Urumva byamusikamiye inda yarambije gutya biraza biratsikamira arambije gutya. Nuko yaza kuraramo bwarakeye yapfuye. Yego. Induru ziravuga mu mugoroba mukecuru avuze induru aratabaza. Baraza bazana amasuka baramutaburura. Bamukuramo bamujyana mu bitaro i Kanombe amara y'amezi. Yasize mfite umwana baramezi 3. Ari akagahungu kari gakuru nyine. Niko nari mfite. Ubwo yongeye kuba muzima umwana agize amezi 9. Ubwo baramujyanye mu bitaro Kanombe abayo numva birarambiranye. Nuko ubwo ntangira kwiheba mana yaje koko ungiye gupfakara koko. Ubwo nene nasigaranye abana ndaho ngaho ngenyene ku uwo musozi nta muntu uza kundaza ntaki. Nuko ndwana urwo rugamba nyine igihe kiragera mbona rorohewe aza gutaha bagomeza bamukandira mu rugo nyine bamukanda bya kinyarwanda bamukanda. Igihe kiza kugera mbona rongeye abaye umuntu nyine akajya yijyana ariko atabona. Birumvikana. Urumva nimba yanzu yaramugwiriye noneho ubumuga bwarushijeho. Nubwo ngubwo itako ntabwo ryari ryakira neza n'ubundi agenda mbese agenda acumbagira. Nuko ariko Imana rero yamuhagazeho iramwimana no kugeza aya magingo. Yakomeje gukora ibitangaza byinshi ntarondora byinshi. Nuko nawe kubitubwira kugeza aya magingo muracyashima Imana kandi muracyari kumwe. Aha turi dushimishijwe nuko byarangiye mubaye abakristo mwemerwa n'itorero muranashyingirwa. Muze umunsi w'ubukwe bwawe urawibuka? Umunsi w'ubukwe bwanjye cyari bimeze ute? Umunsi w'ubukwe bwanjye
nabyo ni ubuhamya bukomeye kuko nkimara kwiyandikisha ko ngiye gusezerana ubwo nyine umunsi w'inyigisho z'abagomba gusezerana nazigiyemo ariko abantu bakibaza se umuntu utareba ubundi buriya gusezerana mbese bari bafite amatsiko bazamusomera kunywa fanta bazasuka mu kirahure bizagenda gute ariko nakubwiza ukuri ko ubukwe bwari ubukwe abantu barabwitabiriye mu bukwe bwanjye hari amakorari abiri yaraturirimbiye rwose byari ibintu bimeze neza yego hanyuma reka tunyaruke turebe umunsi wawe wo gukira kwawe wari warakijijwe warakiriye agakiza warubanye n'umugore mubanye neza nta kibazo kandi ndi gutekereza ko hagati aho ngaho n'ubundi mwaranabyaye nibyo gukira byagenze gute byaje gute ariko wenda mbere yuko tugera aho ngaho ubundi busanzwe Imana aricyo yajyaga bivugaho ku muga bwawe wenda tutarageraho mu by'ukuri uyu mudamu rwose ndavuga ngo Imana imuhe umugisha kuko namwigiyeho byinshi ni ukuri ubu buzima mfite ndabukesha we n'Imana yamukoresheje Imana imuhe umugisha njyewe ubundi nakagombye no kuba naravuye ku isi ariko kubera ko Imana yamukoresheje ibyo butwari yageze kwihangana gukomeye ni benshi bagiye bata abantu nka batwebwe bakabata ariko ubu ni ukuvuga ngo ibyo byose yarabyihanganiye arandandata arankurura mu buzima bubi hari n'ibyo wenda twagiye tunasimbuka buriya hari ibyo tutabashije kubabwira muri ubwo buzima tugihunguka twabonye imiryango idutereranye ubwo maze kwakira agakiza mbese agakiza numva kamaze kunyuzuramo neza noneho ndabyibuka umwigisha yatwigishije ku bintu bijyanye n'imirimo noneho ndavuga se Imana njyewe umurimo niba ari uzaherekeza umuntu njyewe nzaherekezwa n'iki nzaherekezwa nuko mfite ubumuga noneho Imana igiye kumpa umurimo wo gutanga amafaranga kandi mu by'ukuri nta n'igiceri kugira ngo mbone n'igiceri cy'ijana keretse iyo ari umuntu wabaga akimpaye ubwo nza kugira gutya ubwo Imana iza kumpa isoko iri ngiri ryaremaga nimugoroba nkajya njyamo nkasaba ibyo kurya noneho bya byo kurya Imana nkaza tukagabanyamo kabiri tukabijyana ku isoko nkabonamo 1,000 cyo gutanga nubwo buryo nakoreraga Imana ubwo noneho rero wa mugari nkuko yababwiye Satani arafuha mvuye ku murimo w'Imana nibwo urwo rusengero rwangwiriye ariko Imana nabwiza kurunkiza nza kuva mu bitaro nabanje kugendera mu kagare hafi amezi 4 ubwo rero warumbajije ukuntu ikibazo cy'amaso cyaje gukira yego ubundi mu by'ukuri njyewe naherukaga gusengera ijisho ryanjye hari hashize ndumva hari nko muri duhungutse mbese maze kwakira agakiza nibwo numvaga mfite icyifuzo cyo navuga nti nibura Imana imbabariye wenda nkabasha no kurana muri metero imwe ariko ubwo nabwo byari bifite impamvu uyu mudamu kubera ko twavaga nitwe twari dutuye kure y'urusengero yego twavaga mu rugo andandase noneho kugera ku rusengero tugakererwa kandi yabaga ari muri korari noneho ugasanga arakererwa buri munsi nza kugira icyifuzo rero ndavuga nti Mana nibura uzamfashe niyo nareba muri metero imwe ariko nibura nzabashe kwigenza yego ubwo rero kureba ntabwo byakunze najyaga njya kwa muganga wa Faisal barambwiraga bati nta kintu byatanga ijisho ryarashwanyaguritse yego nta kintu byatanga ubwo nari narabyakiriye ko ntashobora kureba ariko we mu gusenga kwe yararisengeraga yego ariko noneho njye nkamubwira nteko se uha amasengesho yo gusengera ijisho ritarimo urabona atari ukwivuna atari amasengesho yo kukuvuna urabona ushobora gusengera ijisho ritarimo kuko ijisho rikareba noneho yizeraga ko ayo masengesho yo gusengera ijisho ridahari ntacyo yakora ntabwo nabikururaga ngo numve ko rishobora kureba ni wowe wumvaga bitashoboka nta kwizera wari ufite ko Imana yarimo ibidahari bikabaho we yarabyizeraga ko ryareba ahubwo ariko nanjye numvaga bishoboka ariko kubera ko numvaga gufata igihe ngo ndabisengera numvaga ari ukwivuna nyikwizera wabonaga nta kintu gushingiyeho kwari ukwizera gutya ubwo ibintu bibaho ijisho ndibanaho noneho hariya i Masaka
hari hahoze intara kera hari ikigo cy'abantu batabona gitanga amahugurwa noneho nza kujyayo banyigisha kugenda ntabwo ubundi nigenzaga kugenda byari byarananiye banyigisha kugenda ibyo bita mobilite banyigisha kwifurira imyenda banyigisha guhinga mbese uturimo twinshi nk'utwo baratutwigisha yego ubwo noneho ndaza ubwo nta nzu twagiraga twari ducumbitse ubwo noneho aho nari ncumbitse baza kumbwira nyirinzara aza kumbwira ati rero ati inzu nta kintu ugomba kongera kuhakorera ubwo noneho iyi nzu ubona aha ngaha bayubakanye ntabyo nari nzi yego ntabyo nari nzi nagiye kumva numva nari maze iminsi mvuye mu bitaro nyine kubera cya kibazo cya rwa rusengero rwangwiriye yego mvuye mu bitaro ngiye kumva numva barampamagaye bati uzaze gufata imfunguzo z'inzu noneho bambwiye gutyo byari saa sita z'ijoro numvise bambwiye gutyo ndavuga se mana ni umuntu wenda naba naraganirije ko afite ikibazo cy'icumbi akaba agiye kuncumbikira bimeze gute ubwo ndaza mu cyakare ndaza baranyobora ngeze hano mpasanga umuzamu ati witwa nde mubwira amazina yanjye ati rero aterekanye kukwereka inzu yawe none se inzu yanjye bimeze gute ati ni inzu abantu bamugariye ku rugamba babubakiye hano muri uyu murenge wa Masaka numva ntangiye kubyinisha ikibuno aho nari nicaye kuko umwana ugiye kumva inzu natekereza ukuntu nari mbayeho nta cumbi ifite ntaki umva mbese simbishyikira ubwo wa muzamu twari kumwe araza arakingura numva akasa imfunguzo afata akaboko anyinjiza mu nzu wowe ukabyumva utyo ntabwo nabirebaga atereka twageze iwawe arambwira ati rero ati inzu ni iyawe inzu ni iyanjye ati ni iyanjye atahubwo atereka nkukingurire n'ibyumba anyinjiza mu byumba inzu ni iyanjye ati dore ati imfunguzo sigeze ati fata imfunguzo z'inzu madamu se yarari ndavuga nti mpano uhabwe icyubahiro ubwo Imana ibimpaye inzu ni iyi ngiyi ubwo inzu mbanyigi ubwo kubera ko umudamu we nari namusize mu cyaro nahise muhamagara nti rero shawe nabonye inzu ibyo wigira byose inzu yabonetse nabonye inzu kandi ntabwo nongera kugaruka aho ngaho bye cyaro mama akubwiye ko yabonye inzu wabyakiriye ute numvise ari ibintu bindenze numvise ari ibintu bindenze numva ndishimye numva ntinze kuza fata utwaka rero ndadupakira cyane vuba vuba nteka umwana ndaza nuko noneho ubwo mpageze mbona ni hafi y'urusengero kandi ubwo aho nasengeraga rwari urugendo hari nka hari kure urumva haratereraga ari umuhanda mpetse umwana nabyaraga n'abana banini noneho mana yanjye nkumva ndavunitse koko nkumva ndabyumvise naho ubwo Imana irimo irateganya nyine kunkubira cyane da ubu ngubu kuva hano nyine ngera hara ku rusengero ni iminota 5 yewe ni amasegonda numva nabonye ari hafi cyane numva Imana iranshimishije harya hariya ubwo ni heza kugira ngo abantu badukurikiye babazi ADPR Igako Kabuga Paruwasanye ni Kabuga ville Kabuga okay yego numva biranshimishije numva Imana iranshekeje nuko turaza rero ubwo ndasenga ndagumya ndasenga Imana ngiye kumva numva irambwiye humura ngiye kugusetsa ariko bwatangiye kubimbwira uwo mwana w'umuhungu amaze gutaha noneho nkafise Imana yanjye ugiye kunsetsa ubu nabona ikintu kinsetsa ugiye kunsetsa ugiye se kuma gutwara indinda turansetsa gute ngewe rero nkunda abana cyane numvaga hari ari kigiye kunkorera nuko bitereka bindavugise Mana uzansetsa iki koko nkumva simbishyikira noneho bitereka 2 mbona iramuhumuye mbona ararebye aho hantu ubwo ni ukuvuga ngo aho hantu ugeze aho noneho ubu amaze guhumura aho ngaho ugiye gukomeza ikiganiro mu kanya tugeze kwa nyirabyo tubwire ukuntu byagiye tugeze kwa nyirabyo muze umaze imyaka wari umaze wangijwe na mine urahagurutse ugiye muri Kongo urahomye ntiwumva ntureba ibintu byose no gukabakaba kugeza unashaka utabona noneho umunsi wo guhumuka kwawe nuwuhe
byari byifashe ute, byagenze ute, byabereye he, ryari? Ubona bwa mbere n'iki wabonye? Murakoze. Twakiye. Ni amatsiko koko. Yego. Ni ukuvuga ngo ni amatsiko wari umaranye imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo mpuma. Yego. Nahumye guhuma nyirizina nahumye ku itariki 13 z'ukwe 17 z'ukwezi kwa gatatu. Yego. Muri 92. Yego. Ubwo nahumye. Noneho guhumuka nahumutse ku itariki 23 z'ukwa 11 2022. Mbega imyaka. Urumva? Harimo imyaka ingahe? Ni imyaka 30. Uri impumyi? Ndi impumyi bandandata ntareba. Yesu we. Nababwiye ko uyu mudamu namushatse ntareba. Rwose. N'abana twari tumaze kubyarana muri abana bose nababwiye nta numwe nari nzi isura. Ni ugukabakaba gusa. Nk'abakaba nta kumenya isura. Nta majwi nakugenderaga ku majwi. Tubwira umunsi w'igitangaza cyawe wari byagenze gute? Ubwo isaha y'Imana yigeze irakora. Pe mu by'ukuri iri jisho nta ibintu byo kujya kwa muganga sinari nk'ibitekerezo. Nta nubwo ryandyaga. Ntabwo ryajyaga rindya. Ariko ubwo Imana yari yabishatse ko igira ikikora. Ubwo Imana yarari inteje rirandya riratukura. Rirahisha riba umutuku. Noneho rimaze gutukura. Noneho umuntu ntabwo atari ko se wagiye kwa muganga wenda ko baguha umuti ukugabanyiriza uburibwe. Byarandyaga cyane. Noneho njya kwa muganga ariko ubwo hari harimo fragment yari yarahezemo. Abaganga byarabananiye kuyikuramo bambwira ngo baramutse bayibaze ngo nahita apfa kuko ifashe ku mutsi uva mu bwonko. Niko bambwiraga. Ubwo njya kwa muganga ngezeyo dogiteri hari aho bita Bishenyi muri Kamonyi. Noneho ngezeyo dogiteri ijisho araripima ashyira muri mashini araripima arambwira ati rero imboni yawe yarangiritse twazagusimburiza tukaguha indi mboni. Ibya fragment ntabimbwiye kandi ibamo. Noneho arambwira ati rero imboni zituruka i Burayi ubu ntazihari ariko turagushyira kuri gahunda noneho niziza tuzaguhamagara. Wa muti nagiye gushaka ntiyawuma. Nta kintu yigezamo. Ijisho ndarigarukana uko nagiye niko nagarutse. Ntandavuga se Imana imboni bazayishyira mu jisho ritabamo imboni zareba nta jisho ririmo. Ubwo nakurikiraga ibyo abaganga bari barambwiye mbere. Ubwo noneho igihe kiragera arampamagara nsubirayo. Njyewe ngenda nzi ko bagiye kumpa imboni. Ariko kureba naramagana rero Mana ibitangaza byawe rwose inzira zawe zirenga 1000 uko bishaka bibuko nguko. Ngezeyo dogiteri arongera arampima arambwira ati se ubundi kumera gutya warabivukanye byagenze gute kuko nawe yararebaga akabona si uburwayi bw'amaso busanzwe akabona ni nk'ikindi kintu cyabayemo. Noneho ndamusobanurira nibwo musobanuriye ko byaturutse ku mpanuka ko nakomeretse nari umusirikare. Noneho arambwira ati rero harimo fragment iri hafi y'imboni turamutse tuguhaye indi mboni fragment tutayikuyemo ntacyo yamboni yakumarira ahubwo yavamo yagihubukamo. Arambwira ati ubwo birasaba kubanza kubaga fragment ikavamo. Noneho ambwiye kuyibaga ntekereza ko muri Faisal bari barambwiye ko batayibaga na CH ariko bambwiye ni Kanombe barabimbwiye. Ndavuga nti ubanza umunsi wanjye wo gupfa wageze. Ko bambwiye ko bayibaze napfa none uyu muganga akabambwira ko baba bagiye kuyibaga. Ubanza umunsi wanjye wageze. Noneho ubwo ariko ndatekereza nshyira mu kwizera ndavuga nti nta kibazo ndamubwira nti noneho ntacyo amushyira kuri rendezvous yo kuzaza kumbaga ya fragment. Umunsi ugeze njyayo umudamu twarajyanye niwe twajyanye niwe wagiye kundwaza barayibaga ariko bayibaga numva rwose ntazi uko biri bugende. Ariko nkavuga ni kubera ko nari mfite kwizera navuga nti wenda niba atari ugupfa ndakira. Niki Imana ihitamo ikora icyo ngicyo. Ngo noneho fragment barayibaga byabaye nko gukoraho kwa kundi Yesu yakoze kuri ya mpumya agakoraho gatoya nanjye niko byagenze. Numvise mperuka bateramo ikinya ubundi numvise akora kuko baba bateyemo ikinya urabyumva ariko ntubabara. Ubwo ngiye kumva
numva bagakuyemo yakashyize mu kiganza hano kangana kaba kameze nk'uburu numva kangana nk'uburu ngo noneho baracya mu gitondo barampfukuba umudamu ajyana kumfukura noneho bamfukuye ikintu gikomeye aho wambaye haraho wambaye ngo ni iki nabonye bwa mbere ubwo baramfukuye noneho kubera ko mu maso nyine urumva hari hakirimo ibintu by'amaraso byose byari birimo ariko baramfukuye mbona ndareba ayiwe noneho mbona mbese ni ibintu mbona binteye ubwoba mbona ibintu imiryango y'amazi irandeba mbona imodoka hariya ntabona utangira kubona imodoka mbona zirandeba mbona ngira ikintu cy'icyo mbega ibintu byose ukabona murarebana mbona ibintu byose mbese birandeba ariko barayanjye ariko ikintu cyanshimishije haleluya ikintu cyaje kunshimisha uyu mudamu yari ari hafi aho ngaho ariko ntazi ahantu ahagaze madamu wawe noneho nkuko ubwo yari indorerezi nawe yumiwe ariko yari ataramenya ibyabaye yari atarabimenya noneho nkuko twicaye gutya njye nicaye nkaha ku gatebe noneho mbona umuntu w'umudamu anyuze imbere yanjye gutya ari uyu nguyu ariko sinabimenya ko ari we Yesu we noneho kubera ko nari nsanzwe muzi ku ijwi noneho ndavuga nti mu mutima ntireka njijishe muvugishe numve noneho numve ijwi rye ndasanisha n'isura mbonye menye uko ari we icyo cyari ikimenyetso ndakuka nashakaga kumumenya isura kuko isura ye ntabwo nari iyihe ese ni we ubwo noneho ndamuvugisha noneho muvugishije numva ni we numvise ari we ntiburya ni wowe ati ni ngewe ati urareba ndakureba ati nambaye ndamubwira umubwira uko yambaye uko ameze uko asa atubanza wa mugabo yarebye yabyukanye amabara mashya atubanza wa mugabo yarebye ubwo mbese ntangira kujya ndangara bakabona ndimo ndarangara ndeba ibintu hirya no hino erega nibyo wari ukigera ku isi mu jisho ryanjye harimo umucyo nabiherukaga mbere ya 92 kuri ziriya tariki kuko nakomeretse ari nijoro ubwo kureba bitangira gutyo ariko nyine urumva ko byari bikiri bishyashya imitsi yari ikigize n'amaraso yari ntacyo wiboneye umugore ukareba umudamu wanjye ndamubona Imana ishimwe niyo napfuye umunsi ariko ni uri nka umva ugiye gukomeza inkuru mu kanya mpera madamu gato mama ukimara kubona ko aguhaye ikimenyetso cy'uko akubonye wiyumvise uti wabyakiriye uti njyewe ntabwo nabyemeye nta nubwo yambwiye nta kimenyetso wamusabye ntabwo nabyemeye nabyemeye ari uko tugeze hano mu rugo noneho kugira ngo mbyemere yarebye muri parafo arebye muri parafo atuzi ko ndimo kureba atuzi ko ndimo kureba ntureba si urebi noneho numva arimo arabara ati noneho nimba ureba mbarira turiya tuntu turi hariya umuha ibizamini by'amaso mugiye kubona arambwira ati ni 7 cyane da ati gutya ni 7 gutya ni 8 mbaze mbona ni tuzi ko bya bintu byaciyemo urumva kandi ubwo hari harimo igikomere hari hakizereramo amaraso n'amarira birumvikana noneho ubwo natangiye ubwo nisetsa kundi Imana yambwiraga ngo izansetsa ntangira nisetsa nkagana munsi y'izo nkaseka ariko Mana urasetsa nuko numva Imana iranshimishije ubwo nyine yahise nyine ntabwo yabyicanye yahise ajya kubivuga mu rusengero ajya kubivuga mutize mikoro mu kanya turakugarukaho muze ngira ngo iyo bari kurema ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho nawe uwo munsi ntabwo uzawibagirwa birumvikana waje ufite ibikomere ibisebe nk'uko amaze kubivuga ariko byibura ubasha kugira ibyo ubona ubasha kugira ibyo ureba wagiye gushima Imana mu rusengero ryari abakubonye bo bari bakuzi ukuvuga ngo byagenze uti tuyiye shusho ukuvuga ngo bikimara kuba
nta yandi matsiko nagize, nahise ngira amatsiko yo mu rusengero kabisa. nahise Kandebe hantu numvaga nshaka kujya mu rusengero nkashima Imana. Amen. Nukuvuga ngo ubundi mu rusengero abanyetorero bari banzi hari agakoni najyaga nifashisha. Kari hano twabatabona kazana kane branch bebe genda uzana ku gakonisha kazana rwose. Ako gakoni niko kamfashaga mu kugenda kuko niko kadufashaga muri mobility. Ako gakoni rero nagakoreshejeho iminsi mikeya. Nukuvuga ngo none ubwo wajyaga winjira mu rusengero ariko ufite ako gakoni. Icyo gihe njyayo nta kunajyanye birumvikana ati noneho tumuzehe kwaje wenyine bite mbese babibone ko byaciye dore ngako gahe muzehe nta kibazo. Twibuke iminsi ya kera dore ngaka aka rero ntago nagata kandi nkagutumye nanjye niyo ngiye mu gutanga ubuhamya mba nkafite rwose abantu nkakabereka nukuri abenshi bagiye baza tuno dukoni bagenda babona abantu batabona. Yego ubwo rero nari mfite amatsiko yo mu rusengero ukuntu nicaraga sinabaga nzi ngo nicaye mu kihe cyerekezo, sinabaga nzi ngo korali ziri hehe, numvaga ziririmba ariko simenya aho bicaye. Ubwo nkumva abayobozi aho bicaye simenye ngo bicaye hehe. Nari mfite amatsiko yo kureba pasiteri. Numvaga yaba ari nk'umugabo muremure. Mbega aravuze ati pasiteri wanjye asute n'ibyanditswe ajyamo areshya te. Ubwo rero yagiye kubona musanze muri biro abona ndakomande kandi ubundi sinarinze aho biro yerekeye. Haleluya. Ubwo ariko Imana imaze kubikora agiye kubona abona ndakomanze abona ninjiye mu biro ankubise amaso ati njye ati byagenze gute. Inifati Imana yabikoze ati surareba intobo ndakureba nti nari mfite amatsiko yo kukureba ati ngaho ndeba ati meze nte rero pasiteri uriya narinze kuri muremure none mbonye uri mugufi. Uwo mupasiteri n'umwe twari kumwikabuga cya gihe. Okay. Narinze kuri muremure numvaga ijwi uvuga narinze kuri muremure ntari mbonye uri mugufi ati aturareba njye rwose ndareba ntibera ikintu ntashobora no gusoma ndakureba mubwira uko yambaye mubwira ikote ya costume yari yambaye mubwira n'ibitabo byari imbere ye rwose ati ndabona n'ibitabo yewe ati Imana ihabwa icyo. Ubwo mu rusengero nageraga ku rusengero abadiyakoni bakamfata akaboko bakajya kunshakiraho nicara kubera ko ntabonaga ariko ubwo babonye ngiyemo babona ndagenda niyerekana ati noneho turamwicaza ati byagenze gute. Ubwo rero babyemeye bumvise nyine ntanze gahunda yo gushima Imana njye imbere shima Imana mbabwira ibitangaza by'Imana bati wa muntu koko bati kagakoni ntako afite bati yarebye. Ubwo ibintu bitungana ubwo nari mfite amatsiko hose hano gako yose narayizengurutse nkagera ku bintu byose nkumva ndabirangarira ari amazu naherukaga kureba ukagenda ukura mwesheke ibyo ntabonye byose ndabireba uyu munsi amakaritsiye ariko ubwo nabanje kugira ikibazo cy'amaguru mu maguru numvaga mfite ubwoba kubera ko mbere nari naramenyereye gukoresha agakoni noneho nkajya ngenda nkoresha agakoni gutya urumva ko hasi sinaharebaga nagendaga gutya noneho rero maze kureba n'ubundi kureba hasi sinabyitayeho nakomeje kujya ngenda kwakura ese muri ya position y'ubuhumi ya position y'ubuhumi niyo nakomejemo noneho nagenda nkumva nguye mu cyobo nareba hasi cyobo nkabona ndakibona ese ubu kukinkiguyemo kandi no kubera bagenda kureba hejuru ariko kugenda bimenyera byagiye bishira ubu ndagenda nta kibazo umuhanda ndiyambutsa kuri kaburimbo mbese ahantu hose kiretse na hekaritsiye kiretse na hano nabangeze bwa mbere nayoboza ariko sinayoborwa kuko n'igipangu bambwiye bati kiriho nomero izi hari icyapa kimeze gutya nahagera nkahiyobora. Yego ibitangaza by'Imana rero ubwo Imana rero yakomeje gutyo noneho tugeze kuri cya gicere cyo kumpa imboni ubwo ekarabaye fragment bayikuyemo hasigara imboni noneho imboni igihe kigeze imboni zije barampamagara njyayo noneho abaganga baranyicaza barambwira bati rero reka tubanze tuganire imboni abantu muvuga ko ari izimbwa ari iz'injangwe ipusi bati imboni ni iz'abantu nkatwe uretse ko twebwe muri Afurika tutaragira ubwo bushobozi atari ko hanze i Burayi ati ni iz'abantu ati rero imboni
hari igihe bayigutera umubiri wawe ukaga kuyakira, ati hakaba n'igihe bayigutera umubiri ukayakira. Ati ubwo rero natwe ntabwo turi Imana, atari ko no gukorera mu kwizera, ati wenda hari igihe ushobora kureba cyangwa se nturebe. Noneho bambwiye gutyo ntekereje n'ukuntu ijisho ryanjye nabonye ryatangiye kureba, ndavuga ni none ariko byo ni ukuri kose, none bakura bino mbona irimo, noneho nakarebaga bakanyagana dukeneye ifite nakakandi kakagenda, ntangira gushidikanya gutyo. Muganga abona mfite gushidikanya, arambwira ati niba wumva bitarakujyamo ba wicaye hari ubanza ubitekerezeho. Hano ndagenda bampa agatebe ndicara ndatekereza, njya mu buhamya bwanjye ukuntu nakomeretse, ukuntu Imana yashakiye umudamu, ukuntu Imana yaje kunteza rya jisho rikatukura kandi bitajyaga bibaho. Ndavuga nti Mana, niba ari ukureba ndebe, niba ritari burebe n'ubundi si ubwa mbere naba mbaye impumyi, ni icyo ushaka gukora icyo ngicyo. Mbwira muganga ntimugahire, nta kibazo, ntishyira kuri gahunda, ntinabyakiriye, nirireba rirebe, niritareba rirorere. Ati ufite umuntu mwazanye se ngo tubahe impapuro musinye? Ubwo umudamu yaje ari mu gitondo kuko nari namusize hano. Ubwo noneho ariko ubwo mukumvaga barabanje barambwira bati se imboni urabasha kuyishyurira? Ntoya. Bati none urishyurirwa nande? Ni rero twebwe komisiyo ya demobilisation iratwishyurira, ariko batwishyurira igice. Bati rero imboni irahana na 1,600,000 n'utundi dufaranga turengaho. Batugore kugira ngo tubyemere ko komisiyo izakwishyurira, nuko tuguha facture par forma, noneho ukagenda bakagusinyira ukayizana ukabituzanira. Ariko noneho bambwiye ko ari 1,600,000 kandi nzi ko batwishyurira igice, numva ngize ikibazo, ese ikindi gice nzagikura hehe? Ubwo ijya ipapuro ndabizana mbijyana kuri komisiyo, naho nahaboneye Imana, Yesu yaramvugiye. Narahageze kuri reception ndabibahereza, mu gihe abakomiseri barimo kubisiganira baravuga bati tugomba kumwishyurira makeya, andi nawe akirwariza niko itegeko rimeze. Ariko ubwo Yesu yari yahageze yaramvugiye, ubwo mbese bari birasambuye ari benshi abakozi bo muri komisiyo, ndimo mbaha ubuhamya twicaye gutya bangose. Noneho mu gihe ndimo kubaha ubuhamya, ubwo sinzi umwe wavuyemo aragenda abibwira umuyobozi wa komisiyo mukuru, umudamu uyobora komisiyo. Noneho umudamu bimutera amatsiko nawe kuza kureba wa muntu wari impumyi warebye. Noneho araza angezeho aransuhuza, aramaze ati ati warebye? Inti ndareba. Ati urareba? Inti ndareba. Mbese bamibizami ati ninki bamibizami, ambaza ukuntu asa, ambaza ukuntu yambaye, ambaza imisatsi byose ndarondora ndabibabwira. Bumva ni ibintu bishimishije. Ubwo rero uwo muyobozi baravuga ati rero ati uyu muntu ati nta mpamvu yo kumwishyurira igice, ati ni mu musinyire yose kuko komisiyo izayishyura. Numva mpaye Imana icyubahiro, 1,600,000 n'utundi turengaho barayasinyira. Ubu niba barayishyuye niba batarayishyuye upfa kubureba. Ati icyo nzi nuko nari impumyi nk'abandeba. Icyo nzi nuko nari impumyi none nk'abandeba. Urumva? Yes. Ubwo ibipapuro byanjye mbijyana i Kanombe baransinyira. Ubwo buracya mu gitondo njya Bishenyi, ngeze Bishenyi, ubwo nimugoroba nibwo babazi. Noneho yambona isanzwemo bayikuramo barajugunya bateramo akandi. Ako kandi rero ubu mbese ni ukuvuga ngo gahunda zose umbonye n'imirimo itagoye nakora urumva. Ucuruza sinajyaga mbitekereza, ariko ubu ndavuga ngo Imana igize kikantera iteka kandi n'ubu zabikora, najya mu isoko nkakora. Yego. Mbese nta kintu ntabasha gukora keretse wenda icyangora kubera wenda imiterere y'ubuzima bwawe. Yego. Ariko ubu rwose turi mu mashimwe, tugera tuvuga Imana hose ibitangaza yakoze. Mbese ni amashimwe. Yego. Urumva umuntu wari umaze imyaka 30 ntabona, ufite imyaka 22 nibwo nahumye, ariko mu myaka ufite 53. Yego. Urumva ngeze mu gihe cyo ariko ntago nari nagasaza. Uko maze guhumuka numvise hari ikintu kiyongereye ku mbaraga cyane n'ukuri. Uko mbere numvaga meze nk'agasaza koko, ariko ubu n'ubafite imbaraga, ubu rwose ndumva ikintu cyose nabasha gukora nakora. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma papa wanjye
ni ikihe kintu bafitiye amatsiko kurusha ibindi byose ni ikihe kintu bafitiye amatsiko kurusha ibindi byose kureba ndamutse ngize amahirwe nkabona nicyo nakubwiye ikintu nari ifitiye amatsiko nari ifitiye amatsiko umuryango wanjye umudamu n'abana nkongera nkareba igihugu rwose ibyo bintu nibyo nari ifitiye amatsiko wari ufite amatsiko yo kureba u Rwanda n'umuryango umuryango wanjye cyane cyane nari ifite amatsiko y'umudamu wanjye kuko sinari muzi nta kantu nta sura narinzi nta mwana n'umwe narinzi ariko abana bose ndabazi niyo twahurira mu nzira navuga nti ugiye hehe nkamugisha nagiraga nk'ahangaha nkagomba gukabakaba hakabwo njye nkumva nkubise umutwe ku rugi nkubise umutwe ku gikuta kurya ibyo kurya babishyiraga ku meza nkabanza nkashyiraho ikiganza nkumva aho biri kumva ari n'ibiki nkumva mbese nkashakisha ibi ni ibijumba ni ibitoki ariko ubu ngubu uravuga ati munzanire ikijumba ari icyayi bagishyira ku meza nkafata igikombe nkihoreza ntawe ugombye kunsukiramo ariko ibyo byose mbere narwanaga nacyo nabaga rero Imana impumuye yego nkareba umuryango wanjye nkareba umudamu wanjye n'abana ubundi nkareba igihugu none se ubu mba numva afite amatsiko nk'ahantu hose narinzi imbere nkireba ubu mba numva mufite amatsiko yo kuhagera nicyo nari ngiye kukubaza rero nari ngiye kukubaza u Rwanda wabonye rusa ruteho kabyara u Rwanda rumeze aho nabashije kugera hameze neza pe aya mazu sinari inyazi bavuga ngo amazu y'ibihepfu ntabwo nabaga nzi ngo ameze gute yego ariko ndayageraho nkabona ukuntu bimeze nkabona imihanda nuvuga ngo nageze ku Kimihurura yego ubundi mbere narahabaye muri 90 muri 89 yego turadukaritsiye twari turimo twari imihanda y'igitaka yego ariko ntarareba nigeze kuhanyurana n'umuntu numva ni kaburimbo ubu ndavuga nti rero Mana uzamfashe ungeze hariya ku Kimihurura mpanyure noneho mpareba ndebe iyo mihanda kuko mbere najyaga mpanyura ari igitaka nuvuga igihugu nawe ahantu nabashije kugera nabonye hameze neza hatandukanye na mbere yego hanyuma se ni hehe wumva ufitiye amatsiko cyane ahantu numva afitiye amatsiko ahantu numva afitiye amatsiko ahantu hambere ni ku cyicaro cya ADEPR ahandi nanone mfitiye amatsiko ni kuri Dove Hotel kuko Dove Hotel twatanze amafaranga ntareba navuga nti Mana uzangeze nje kurara watanze umusanzu wo kubaka Dove Hotel none nturahabona oya tugomba kumujyana tanze Gisozi none narahabona uyu musaza tugomba kumujyana ku Gisozi kandi vuba cyane pe urumva ari ahantu rwose numva afite amatsiko yo kuhagera ariko nanone n'ahandi wenda n'ahandi hagiye harimo ariko hambere numva nangwa ni ku cyicaro cya ADEPR no ku Gisozi hari hakorera radio ya live wowe uzatwandikira turaza kureba abantu hose ushaka kujya cyane mu mujyi wa Kigali tuzafata umunsi tuhatembere dore Gisozi wubatse Imana izabaha umugisha tuzabikora turabyemeye si hanyuma undi umuntu ufitiye amatsiko yo kureba ninde utubwira ko twabasha kukugezaho umuntu ufitiye amatsiko wenda nka muzehe nagira amatsiko ye ariko kumugeraho byo biragoye ariko nawe yakumva ariko nabwo buriya nabwo byagira inzira binyuramo cyane iyi nzira niyi kuko ntabwo muzi ntabwo isura ye nyinshi ariko we nyine nageze kuri ADEPR we namubona hari umuntu wabaga uba wumva cyane hari umuntu uba wumva cyane wenda cyane nk'abantu bafite umwuga wo kutabona baba bakunda kumva radio cyane fata nk'uyu muntu ndamutse ndeba nazamubona rwose ni nk'uwe buriya abanyamakuru njyewe nkunda kumva radio iriya ya ADEPR yego n'izi radio za Radio 1 zose ndazumva yego ariko abanyamakuru nta n'umwe mva nzi nyine ariko nkavuga nti nanone ngeze ku Gisozi iriya radio ya Life Radio bari abadamu bakoraho ba Solange bande nkababona numva mfite amatsiko yabo n'ukuri ariko cyane mba numva mfite amatsiko y'uriya muyobozi wa ADEPR hariya nyine aho bakorera ku cyicaro yego ko ntabwo muzi yego oya uzamubona humura ariko Imana ni nziza ubusa nta korari wajyaga wumva uvuga uti nk'iyi korari ukuntu iririmba neza nyibonye cyangwa nk'umuvuga butumwa korari nyinshi zagiye ziza hariya ariko sinazibona yego
nk'ira korari yo ku Gisozi ya Yerika Jehova yiri korari zira za Oziana hari na korari nigeze no kuba inshuti yabo hari Kacyiru aho bita Kacyiru meridiye korari yitwa nguki abakorera Yesu ni yakimiro babaye inshuti zanjye hari Kacyiru ariko nikeranye n'urumva nabo mbafite amatsiko yo kubareba mbese uko Imana izajya igenda impa ubushobozi nzajya ngenda nyuramo oya tuzagaruka tuye kubipanga tuzagaruke tuze tukujyane noneho rero namwe umwebweho ndababonye niyo twahurira mu nzira nta kibazo byakemutse mwabaye inshuti zanjye wenda aho mukorera niho wenda ntamenye ariko naho nahagera naho nahagera yego ngira ngo rero ku bakunzi baza buri nshya na Evangeliste Le Monde TV mwumvishije ubuhamya bukomeye bufite n'ibihamya Imana yacu iracyakora iracyavuga hari abantu bazi ko rwose impumyi zamukaga mu gihe Yesu yarakiri mu isi ariko ijambo ry'Imana rivuga ko Kristo yaravuze ngo umwuka wera naza azakora n'ibiruta cyane ibyo ngewe nakoze azabakoresha ibiruta cyane ibyo ngewe nakoze bivuze ngo Yesu aracyahumura impumyi Yesu aracyakiza abarwayi Yesu aracyazura abantu bapfuye Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza ngira ngo ku bantu wenda batabasha kubyumva ngo babikurure neza ushobora kunyarukira ahangaha rwose ikabuga ukagera igako ukaza mu midugudu y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona ni imidugudu irimo amazu agera mu 8 ndabeshya iyi ni inzu ya kangahe si ya mbere uturutse ku muhanda ni iya kabiri uturutse ku muhanda uzaze rwose ubaze uyu mubyeyi unamwirebereyo n'ibimenyetso niba utemezwa n'iyi nkoni turimo turareba yahoze akoresha niba utemezwa n'umudamu we uri kwivugira uburyo yatangajwe n'Imana kuba mu myaka 30 afite umugabo ubona mbere atarabonaga akomana n'igitangaza we uzaze wihera ijisho hanyuma kandi tutaragana ku musozo bike uyu muryango nubwo batantumye turahagize dusanga rwose babayeho ariko bariho mu buzima buciriritse urumva amateka ubuzima bavuyemo bameze nk'abantu bakiri kwiyubaka ikindi wumvize ko abivuga ati mbonye ubushobozi ubu none nanjye nakora nk'abandi bose so nta mibereho ni hasi mu bigaragara rwose urabona ko ibitangaza Yesu aracyabikora kandi n'ubu ngubu Imana yakoresha n'abantu uyu mubyeyi tukazamubona arimo aracuruza tukavuga ati wa muntu utarabonaga aracuruza ku buryo n'abantu bazajya baza guhahira umubyeyi bavuga bati uyu ni wa muntu utarabonaga nabyo byavuga ubu ariko muze buri ubonye ubushobozi wumva wakoriye business ngewe mbonye ubushobozi dutuye hafi y'isoko cyane nshobora gushakamo ikibanza hariya nkaba nacuruza nshobora no kuba mfite n'akabanza ahangaha mbonye ubushobozi nakubaka nkajya nkodesha ariko cyane cyane ndashaka ikintu kigaragarira abantu ko navuye muri bwa buzima bwa mbere bwo kwirirwa nicaye ku ibaraza asabye ikintu gikomeye kwirirwa nicaye ku ibaraza noneho unuje kunsura akasanga afite ikintu ndimo gukora nkabasha gutunga umuryango nta kongera kuvuga ngo ndasabiriza ariko cyane cyane nkabasha no gukora umurimo w'Imana nicyo cyifuzo mfite ni ibintu byumvikana cyane niyo mpamvu tugiye kubasaba abakunzi bazabona icya na Evangeliste Le Monde bakozwe ku mutima n'ubu buhamya kandi bumva rwose banejejwe no kubona Imana yarakoze igitangaza kuri uyu muryango ngo rwose wumva umwuka w'Imana hari icyo amusabye gukora agikore ku bw'icyubahiro cy'Imana reka dusabe rero ababyeyi bacu baduhe nimero zabo hanyuma ibisigaye nyine abantu b'Imana izabakoresha nimero zanyu zacu za telefone ni 0787 11 22 72 yego wakonye ukazisubiramo we niyo ngiye akoresha nta yindi mukoresha imwe gusa yisubiremo 0787 11 22 72 yego ni Karangwa Juvenal rwose mujye mubwira na bene data uzakenera ubuhamya bwacu kuko njye sindabasha kubona agira ubushobozi bwo gutanga ubuhamya hirya ariko mwebwe muhageze ubu muzajya mutubera abavugizi b'ubuhamya bwacu ubu byabaye uzajya bwumva azajya agira amatsiko nawe
yego aha reka rero dusubikira aha ngaha dushima Imana n'ubundi turaza gutera isengesho rivuga ngo Yesu warakoze cyane gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'uyu muryango ngira ngo turibuze gusaba n'ubundi papa wacu ari buze gusenga muze wadusengera rero tugasoza ikiganiro cyacu Uwiteka abaho umugisha urakoze Uwiteka Nyiringabo urakoze kuba wagize neza Mana ni ukuri data uyu munsi niwe wawutegura uringaniza mbere ya byose tugushimiye ko umugambi wawe mwami ubushohoje ni icyifuzo ababene data bari barageze cyo kuzadusura aho turi kuko bumvise ubuhamya bwacu bagira amatsiko yo kumenya imirimo n'ibitangaza badukoreye none Mana tugushimiye ko wabagejeje aha hantu ni ukuri data twaganiriye byinshi twaganiriye ku buhamya twabahaye ubuhamya kandi mwami ni ubwubaka umurimo wawe Uwiteka Mana ni ukuri turakwenyendere kugira ngo data mwiza n'undi ujye ubaha ubushobozi ujye ubaha imbaraga data zo kujya bagera ku bantu nkatwe kugira ngo babashe kwamamaza imirimo n'ibitangaza bakoze ni ukuri data turabasengeye dore bagiye gushingura ibirenge byacu hano mwami bagiye kugenda mu cyuma cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu kitagira ubwenge ariko turakwenyendere kugira ngo ubabere umuyobozi ubarinde mu muhanda ubarinde igisa n'ikibi cyose cyahungabanya ubuzima bwabo Mana turakwinginze rero aho bakorera Mana bajye baba abanyamugisha ni ukuri data tubasabiye umugisha urakoze Mana ugendane nabo kandi usigarane natwe mwami niwongera gushima ko tuzongera guhura amaso ku maso tuzashima izina ryawe urakoze Mana imirimo n'ibitangaza ukora Uwiteka Mana ni bigari icyubahiro n'ikibi cyawe mwami tubisabye twizeye izina ryawe ryera amen